Reka mbasuhuze kandi nanone inshuti bakunzi banje mwese abakanze subscribe n'abatarayikanda muyikande kugira ngo dukomeze tujye tubana hano kuri ino channel. Reka mbifurize umugoroba mwiza, mbifurize igitondo cyiza, mbifurize umunsi mwiza bitewe n'isaha yo uri kurebera ino video. Hanyuma usibye ibyo nzajya mbagezaho bitandukanye, harimo amateka y'abahanzi ndetse harimo amateka y'insengero, abakozi bana muri rusange, harimo na partie nageneye amakuru, donc amakuru ari kuvugwa, indirimbo yasohotse nshyashya, ibitaramo bihari n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma mvuze ku bitaramo bihari biteganyijwe muri no minsi, hari umugabo, uyu mugabo ntago nzi ko namuvuga kuko ni umugabo uri kuduha byose Imana yamuhaye. Akaba ari umusore witwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi mu kwa munani honyine afite ibitaramo bitatu mu mahanga. Igitaramo cya mbere azagikora ku itariki ya 10 z'ukwa munani, agikorere muri Kenya i Nairobi. Igitaramo cya kabiri agikore ku itariki 23 z'ukwa munani, agikorere ahantu bita Lugogo muri Uganda, ndetse aho muri Uganda n'ubundi azahakorera igitaramo kuri 25 z'ukwa munani Mbarara i Bugande, n'ubundi muri Mbarara. Hanyuma ariko ku munsi wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu azaba ari i Brussels. Ngira ngo tumaze iminsi tubona amavideo ategura igitaramo cye, ari muri repetition n'abacuranzi n'abandi baririmbyi bazakorana nawe. Akaba ari Brussels aho azakorera igitaramo. Mbonyi, tukwifurije kugira igitaramo cyiza kandi tukwifurije komeza kuduha iby'Imana yagushyizemo. Turabyishimiye cyane kandi courage. Hanyuma hari uri muhanzi wakuruye attention yanjye, ni umuhanzi witwa Kavutse Olivier. Kavutse Olivier abantu benshi turamuzi muri Beautiful Ashes, ni nawe wayishinze, arayilidinga, baduha indirimbo nyinshi cyane zirimo nka Surprise, indirimbo zirimo nka Nyigisha, indirimbo nyinshi cyane, nyinshi. Hanyuma ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka afite igitaramo yise Night of Worship muri Ottawa. Yes, hanyuma iki gitaramo cyakuruye cyatumye nkurura amateka ya Kavutse, hanyuma biragenda bigera muri 2017. Ku itariki nk'iyi ngiyi ya 9 z'ukwa gatandatu yakoze konseri muri Serena bise Renaissance. Ni konseri bakoze n'ubundi nka groupe yabo ya Beautiful Ashes, bayikorera muri Serena bayise Renaissance. Ku munsi nk'uyu nyuma y'imyaka 7 kuva 2017 kugera 2024, imyaka 7 bakoze no muri konseri. Nibajije nti se ni igitaramo ngaruka myaka 7 cyangwa se ni coincidence gusa? Hanyuma bituma mvugana na Kavutse Olivier. Reka twumve ko yatubwiye. Ntago nari mbizi njyewe, nateguye igitaramo tu bisanzwe, hanyuma biratangaje ukuntu wowe ubihuje kabisa. Ntago nari narabitekereje. Ni coincidence, ni coincidence I guess, ariko nizera ko nta coincidence igiba mu bintu by'Imana. Kandi kenshi na kenshi hari igihe panga gahunda ngasanga hari gahunda zindi zihuriranye no mu bihe byashize, nyine ugasanga yuko hari ukuntu Imana iba yarabipanze tu ikabihuza, cyangwa se akaba ari ikintu Imana ishaka kukubwira, simbizi. Wowe niwe musesengura amakuru, niba hari uko ubihuza mu buryo bw'umwuka ni karibu wambwira. But anyways, n'imibare burya hari ikisobanura mu buryo bw'umwuka, maybe aho ngaho naho twahareba kabisa. But Imana ishimwe ko bihuriranye kabisa, kuko igitaramo cyo muri Serena ni kimwe mu bitaramo nibuka kandi nkishimira cyane twagize. Thanks bro, Imana iguhe umugisha kabisa. Arakoze cyane Olivier Kavutse. Twizere ko muri iyi myaka 7 ishize umubare 7 ubundi ni umubare ukomeye cyane muri Bibiliya. Ashobora kuba ari ikimenyetso cyangwa se
ari sinye cyangwa se ari ikintu Imana ishaka kumwuzuriza muri uyu mwaka wa 2024. Hanyuma kandi reka nkomeze mbwira abantu bafite ibitaramo mwese ni byinshi tuba tubibona, nzajya bipostinga kuri Facebook yanjye, mbishyira kuri channel yanjye, mbishyira kuri status za Facebook zanjye, mbese nzajya mbakorera ibishoboka byose. Kandi nkomeze nshimira abantu mwese muri kumpa courage, muri kwishimira ibyo ndi gukora, no kuri ndabashimiye. Nizere ko dukomeza kugubwa neza. Ibiganiro nk'ibi ngibi bivuga ibigwi by'abahanzi, bivuga ibikorwa by'abahanzi, bivuga indirimbo nshyashya n'ibindi ntago muzagera kujya mubibura kuri iyi channel ya Ayabba Paulin, Kwizera Ayabba Paulin. Mugire ibihe byiza aho muri hose, mukomeze mugubwe neza.